Ndabashuje inshuti bakunzi bamenya n'ibi info, mboneraho no kubashimira kuba mwabashije gushyira kuri uno muyoboro mugari w'ibiganiro n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu byerekana umuntu wo kwizerwa, umuntu wabika amabanga yawe. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, abahageze bwa mbere tubashishikariza gukora subscribe kugira ngo batazajya bacikwa n'ibiganiro by'ingirakamaro ndetse n'ibyegeranyo bigenda bihatambuka umunsi ku munsi. Mu buzima bwa buri munsi kugira umuntu ushobora kubwira ibyawe byihariye ni ingenzi cyane, bifasha intekerezo z'umuntu, bifasha umuntu kuruhuka agatuza mu mutwe, akishyira mu mutuzo. Si buri wese rero wo kwizerwa kugira ngo wirinde kubabazwa cyangwa guhemukirwa. Ni byiza kumenya ibimenyetso by'umuntu wo kwizerwa koko. Tujye kurebera hamwe ibintu bitanu cyangwa se ibimenyetso bitanu byakwereka umuntu wo kwizerwa, wabitsa amabanga yawe akaba afite umutekano. Ikimenyetso cya mbere rero ni ukuba ari umuntu utavuga amabanga y'abandi. Ahangaha rero iyo umuntu ahora akubwira amabanga y'abandi bantu utabimusabye, kabone niyo waba ubimusabye akabikubwira, biba bishoboka cyane ko nawe ayo wazamubwira yazayabibwira abandi. Uwo muntu rero si uwo kwizerwa, ahubwo umuntu wo kwizerwa ni urinda ibyo abandi bamubwiye kandi akaba ari n'umuntu wubaha. Ikintu cya kabiri rero ni ukuba aguhishurira nawe ibye, kuba ataguhisha ibye, mbese kuba mwizerana, nawe ukaba wamubitsa, yakubitsa ibye nawe ukaba wamubitsa ibyawe. Iyo ubona umuntu aguhozaho ibyawe gusa, ari wowe umubwira gusa ariko we atakubwira ibye, ashobora kuba atagufitiye icyizere gihagije cyangwa se atagukunda bihagije. Aho ngaho rero ugomba kumwirinda. Mbibutse gukora subscribe kuri uno muyoboro, ibyegeranyo n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi ntibizajye bigucika. Ikintu cya gatatu rero ni ukuba yitwara neza niyo yaba mutari kumwe. Umuntu wo kwizerwa ahora akuvuga ineza, yaba muri kumwe cyangwa se mutari kumwe. Kuba atakuvuga nabi mu bandi, igihe ubona aguhagarariye neza, ni ikimenyetso cy'umurava n'ineza no kuba wamugirira icyizere. Ikintu cya kane rero ni ukuba ataguhatira kuvuga ibyo utiteguye. Umuntu w'ukuri rero ahora agutega amatwi ariko ntagushyireho igitutu ngo uvuge ibyo udashaka gusangiza abandi. Aguha umwanya kandi akakubaha, akumva igihe cyawe, akaguha igihe cyawe cyo kuvuga, igihe cyazagera ukabona kumubwira. Ikintu cya gatanu rero ari nacyo twasubikiyeho ni kuba akubaha mu byo uhitamo no mu bitekerezo byawe. Kwizera bisaba kubahana. Iyo umuntu ahora akwereka ko agushyigikiye, ibi ngibi ni ikimenyetso cyiza cyo kuba ari umuntu wo kwizerwa, nubwo mutaba muhuje ariko aba ari umuntu w'icyizere. Kwizera umuntu rero ni ikintu gikomeye, ariko ni ikintu gikeneye ubushishozi bukomeye. Ibimenyetso bitanu rero byazagufasha kumenya neza umuntu wakwizera, akaba yaba inshuti yawe, umujyanama cyangwa umuntu mwagirana ibanga riramye. Ushimire rero kuba wabanye natwe kuri uno muyoboro, ntugende udakanze subscribe ni inkunga ikomeye cyane kuri twe, kandi nawe byazagufasha kuzajya ubona ibiganiro n'ibyegeranyo bitambuka kuri uno muyoboro umunsi ku munsi. Mwe twabanye rero ndabashimiye, mwakoze rwose kwitanga. Reka mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza.